Data mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ikomeye. Ndakwinginze kugira ngo ikiganza cyawe kigendagende hano hantu. Ndakwinginze kugira ngo ukore kuri buri mutima Mwuka Wera. Mwuka Wera turagukingurira ahantu. Usanzwe uhari ariko igaragaze. Ngwino ukore ibyo ugomba gukora uyu munsi wa none. Ndabizi neza ko ijambo wampaye hari ry'umuntu umwe uri hano hantu, kandi ndabizi neza ko niturivuga arava ku rwego ajye ku rundi. Ndakwinginze reka uwashobewe ashobore tuvuga ijambo, reka urwaye akire tuvuga ijambo, reka uwavangiwe abone ikiganza cyawe tuvuga ijambo, reka udafite icyerekezo agira icyerekezo tuvuga ijambo, reka mwami wananiwe akomere tuvuga ijambo, reka ubuzima butembe tuvuga ijambo, ko mwami imbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo wari Imana, kandi ijambo uri Imana. Tuguhaye ikaze, turagukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo mwami. Amen, amen, amen. Abantu batari bahari kwa gatano nigishije ijambo rivuga ngo one more year, one more year, undi mwaka, one more year. Mbigisha from destiny, from dream to destiny. Ni gute ushobora kuva mu buzima bwo kurota ukinjira muri destiny yawe. Ndababwira ko, reka mbabwire ikintu kimwe, dream is not greater than destiny. Inzozi zawe ntago zifite imbaraga kuruta umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Inzozi ni inzira ituganisha ku mugambi w'Imana. Hari abantu binjira mu nzozi bagatandukanwa n'umugambi w'Imana. Ariko ndagira nkubwire ko ni gute wava muri dreams, ibintu byo kurota, ukajya muri destiny. Tugiye gukomeza. Abatari bahari nababwiye ibintu bijyanye n'igiharage. Igiharage ngikiriya ni samari kujya twite twinjira mu ijambo. Mbabwira ko igiharage iyo ndababwira ngo ndakizana ndakibereka, ndababwira ngo what do you see? Ngo murareba iki? Bamwe barambwira ndareba igiharage. Ariko ndababwira ngo ari abantu bameze nk'ibiharage, ariko mu igiharage mw'imbere harimo imbuto. Muri wowe hayishemo ubuzima abantu batabona, biyo bakurebye bagira ngo uri igiharage, ariko muri wowe mw'imbere harimo imbuto ishobora kuzana ubuzima ikagaburira abantu benshi. Ndababaza baza mugenzi we, what do you see? Urabona iki? Ushaka kumbona ukambona ndi igiharage, ariko reka mbabwire muri jewe harimo imbuto. There is a fruit. Ibyo oya rekiraho, sibyo bya uyu munsi yari samari. Reka twinjire mu ijambo ry'uyu munsi. Uyu munsi ngiye gukomeza rero. Ndi bukomeze from dream to destiny, ariko noneho ngiye kuzanamo ijambo. Tuvuye muri one year tugiye muri one night. Ijoro rimwe. Twinjira mu ijambo ndagira ngo turi bukomeze, turaza kureba ubuzima bw'abantu babiri. Turaza kureba ubuzima bw'umudamu witwa Ana muri Bibiliya, abyara Samuel. Tongeye turebe ubuzima bw'umugabo witwa Yosefu. Ndaza kuvuga ibintu 10 ucamo kugira ngo ugire manifestation, ugaragazwe mu buzima ko turi mu gihe uyu mwaka itorero ryanyu riri mu gihe cyitwa kugaragazwa. Haleluya. None ngiye kubwira ibintu 10 Yosefu yanyuzemo kugira ngo agaragazwe. Noneho ndagira ngo twihute mudushireho icyanditswe, umwe dusomere kiri muri Samuel wa mbere 3. Turasoma umurongo wa mbere, wa kabiri n'uwa kane kugira ngo twihute kubera umwanya. Turasoma ijambo ry'Imana avuga ngo uwo mwana Samuel yakorera uhoraho imbere ya Eli. Yakoreraga uhoraho imbere ya Eli. Kandi muri iyo minsi ijambo ry'uhoraho ryari risigaye ari imboneka rimwe. Yego ko mana, imboneka rimwe nk'inyama. Nago ryabonekaga. Abarundi munabigira se? Akanyama nago kaboneka imisi yose. Nago kaboneka buri munsi, karagoye. N'ijambo ry'Imana ryari rimeze nk'inyama y'iki gihe. Inyama. Mukunda inyama?
Yo, twe dukunda inyama. Iwanjye yo naguze inyama, madamu areba gutya, ngomba kugura inyama. Akunda inyama. Byatumye genzireka. Ubundi iyo umuntu akunda ikintu nawe ugikunda uhitamo kukireka kugira ngo ukimuharire. Haleluya. Muri icyo gihe ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe. Komeza mushumba. nta kwerekwa nawe ko ari kukiriho yego komana na dreams. Turi kuvuga dreams. Icyongereza avuga ngo there is no dreams. Nta nzozi zari ziriho. Turi kuvuga from dream to destiny. Kuva mu nzozi, kuva mu byerekanwa ukajya kugaragara, kuva mu bwihisho ukagaragazwa, kuva haleluya. Komeza. icyo gihe Eli yaratanguye guhuma. Ngo Eli yaratangiye guhuma. Mwandika ijambo guhuma. Guhuma means ni ijoro kuri we. Ijoro means what? Utareba neza. Guhuma tugiye kuvuga ku ijoro tugiye kuvuga hari igihe ubaho mu buzima bikaba ijoro. Eli ntiyarebaga. Hari igihe tubaho ari ku manywa ariko ugenda udafite icyerekezo kubera ibibazo n'agahinda ari ijoro iwawe. Kubera indwara iwawe ni ijoro. Kubera ibibazo iwawe ni ijoro. Kubera kubabazwa iwawe ni ijoro. Kubera amagambo iwawe ni ijoro. Kubera kurira iwawe ni ijoro. Abantu bakureba bakabona ni ku manywa ariko wowe ukabona burije. Komeza. Asigaye ahwihwisha gusa. Hatabona. Ahwihwisha gusa. Umusurizi nayiryamiye ku buriri bwiwe. Mwijoro. Uryama he? Mwijoro. Yararyamye mwijoro ku buriri bwe. Bwari bwijo. Ijoro rimwe aryamye. Umunsi umwe ijoro rimwe aryamye. Haleluya. Ijoro rimwe asinziriye. Ijoro rimwe itara ry'Imana ritarazima. Samweli nawe aryamye mu rusengero rw'Uhoraho. Ijoro rimwe Samweli nawe aryamye. Eli aryamye nande na Samweli aryamye. Iryo joro hari ikintu cyabaye. Simbuka ujye ku murongo wa 4. Uhoraho ahamagara Samweli ati. Nawe ati sabwe. Imana iguhe umugisha. Amen. Nsomera nanone igitabo cya Genesis 37. Itanguriro 37. Guhera ku murongo wa mbere. Yakobo aba mu gihugu se yabayemo ari nyambukira. Nicyo gihugu cy'i Kanani. Yego. Ivy'uruvyaro rwa Yakobo ni ibi. Yosefu amaze imyaka 17 yaragira n'umukuku na bene se kandi yarakiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakase. Kandi yama abarira se inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yafyinisha Yosefu kuruta abana biwe bose kuko yamuvyaye ashaje. Ewana yaravugaga tweri. Yosefu yaravugaga. Yahoraga abwira arega bakuru be. Komeza. Amubaririza umwambaro muremure wa muboko. Bene se babona yuko se amukunda kumubarutisha. Bose baramwanga. Ntibaba bakimubarira neza atari ukumuhirika. Yosefu arota inzozi azirotora bene se. Arota inzozi, dreams. Ararota. Tubonye abantu babiri bavuga dreams. Yosefu ararota abibwira bene se. Komeza. Barushiriza kumwanga. Barushaho kumwaka. Imana iguhe umugisha. Reka mpere muri gitabo cy'Itangiriro. Tubona umwana witwa Yosefu. Yosefu yagize inzozi afite imyaka 17. Mukurikire ndabanza mabwire then twinjire. Ku myaka 17 Yosefu agira inzozi. Amaze kugira inzozi agira inzozi z'uko
azaba umuntu ukomeye. Reka ndebe abantu bari hano bafite inzozi, ufite dreams. Wow, ni church yose. Amaze kurota abibwira bene se, abibwira abo bavukana, biratubwira ngo barushaho kumwanga. Mugende musome kino gice cyose, nuko na mwanya mfite twari kukigendamo tukakigi. Iyo usomye kino gitabo tubona urugendo rwa Yosefu atangira arota, nkuko wowe nawe nuri imbere nuri inyuma dufite inzozi. Ikintu cyabaye arazivuga. Reka mbabwire, ikintu cya mbere, test ya mbere itangira igihe warose. Intambara benshi dufite tuzifite ko twarose. Ibibazo benshi dufite ibibazo kuko twarose. Tumaze kurota abantu baratwanga. Ikintu cya mbere, Imana imaze kumuha inzozi nigeze imubwira ngo bibwire bene se. Yosefu arihuta kuko twasomye ko yari umunyamagambo arega bakuru be, aragenda arabivuga. Icyo ni test ya mbere. Abivuga yishira hejuru ngo mwabonye narotse mwebwe muri abagaragu banjye muri hasi yanjye. Ikintu cya mbere, test ya mbere yamutsinze yari yo kwishira hejuru. Kwishira hejuru, kwirata, pride test, arayitsindwa. Abantu benshi bafite inzozi, ikintu cya mbere kibatsinda umunsi wabonye inzozi utangira kwirata, pride. Imana ikubwiye kuzaba president w'u Burundi, Imana ikubwiye kuzaba ministry, Imana ikubwiye kuzaba deputy, Imana ikubwiye kuzaba apotre, Imana ikubwiye kuzaba ikintu. Dore ikintu cya mbere kirucisha abantu, uratangira ukabwira abantu inzozi Imana itakubwiye kuzibwira, bakakwanga. Ikibazo, inzozi ufite uzibwira nde? Ninde uganiriza inzozi zawe? Uzisanga benshi tuganiriza inzozi zacu n'abanzi bacu. Ukabwira mukuru wawe inzozi akakwanga. Yarasanzwe ari umunyamagambo, yarasanzwe abarega, yarasanzwe afite igikundiro kwa se, arangije anarota ababwira ukuntu wazabayobora. Barambwira ngo wowe mayibobo, wowe nothing, wowe muhererezi, wowe mutoya. Mu Isirayeli ubundi umuntu mutoya nta kintu yaragwaga. Test ya mbere, Imana igiye kukugaragaza uhura nayo ni ikintu cyo kwishira hejuru mbere y'ukugaragara. Ugasanga umuntu arapicuranga piano, ayimenya ukwezi kumwe atangiye kwirata ngo jewe batamfite muri serigi nago bacuranga. Wow, kwishira hejuru. Ugasanga umuntu bamuhaye microphone, ayoboye worship team, umunsi umwe akumva ko Burundi bwose bumwemera muri CLG, akahita avuga ngo jewe CLG batamfite nta kintu bakora. Kwishira hejuru. Ugasanga urangije kaminuza, wize gusa kaminuza yo mu Burundi, ariko usigaye uca ku bantu utabasuhuza kubera ko wize kaminuza ngo waraminuje. Ugatangira guhindura ingendo, ugatangira guhindura indyo, ugatangira kwirata ku bantu. Kwishira hejuru. Nuragaragazwa wishize hejuru. Bantu bakiri batoya, reka mabwire ibi bintu. Nari ndimo ndasenga mu mwaka w'2009 Imana yitangiye kunkoresha muri segonderi, muri kaminuza. Nangiye kumva ndagasore kafite amavuta, vuga ngo amavuta, ariko nari mfite amavuta atemba nk'amazi, niko nibwiraga. None kurikira, nerwa n'ikintu cyo kwishira hejuru. Numvaga ko umuntu wese mu Rwanda anzi. Ngera naho kwicara muri taxi kibi kibazo. Nakwicara n'umuntu nkagira ngaranze. Kumbe muri taxi buri wese ari bize kubye. Bamwe babura yaragenda yimyoza,
undi nagafite ayo kwishira minerivare, aragenda atekereza minerivare z'abana, ngo ari kwita kuri Bosco agahungu, ngo kitwa ko gafite anointing, ngo gafite favor, ngo gafite dreams. No, ntangira kwishira hejuru. Bwira mugenzi wawe ngo yishira hejuru. Imana iransanga, dore ikintu cyabaye. Irambwira ngo Bosco, wibwira ko bakuzi. Nari umusatuzi, narasaturaga. Nari mfite principe ivuga ko jewe na umuntu nabwiriza nakizwe, kandi koko bikaba. Je nababwiraga mumbwira umuntu wananiranye gukizwa nkajya mu miryango, wa muntu w'ibitabi byinshi, namwe nari mfite favor. Apana agiye ku bakobwa, kandi abakobwa kubakaninya kubera ko nari umunyamwuka cyane. Je abahungu nibo bankundaga, abakobwa barambonaga bakabona ndiho ndabareba bose. Nari umunyamwuka ariko noneho mukurikire. Ndangije nibo ndababwira inkuru, ni inkuru z'impamo. Imana ishaka kugira ngo ikubite pride muri jewe, ntago nari nzi kirimira bikubita. Irambwira ngo nari ndimo ndasenga nijoro, ngo ndagira ngo uhagarike kwigisha kumara umwaka wose, uve mu rusengero usengeramo, wirirwe hano mu rugo kumara umwaka. Isengero uzajya gusengeramo ni mu Bugesera, ku mupaka w'u Rwanda n'Umurundi, mu baturage batinjiza n'igiceri cy'ijana, umare y'umwaka. Jewe rero nda addicted ku ijambo, iyo mwuka avuze ndakora. Ndabwira Mana ibyo bintu mpaye birakomeye. Nari nyoboye ministeri y'urubyiruko iri mu rubyiruko rugera muri 500. Twakoraga veye buri wa gatanu. Haleluya. Twayikora umuriro ukaka muri Kigali. Ye baba we, murabizi urubyiruko. Nari nzwi uturutse amatora atandukanye ahantu henshi. Narabwirije abantu benshi cyane. Muri icyo gihe ariko niko nibwiraga. Numvaga nyine ndi hose, ni passepartout. Birangora, Imana ndayibwira ngo, iravuga ngo, ndavuga ngo ndiyo afande, ndabyemeye. Nicara mu rugo. Vuga ngo yicara mu rugo. Mamagara abayobozi wa ministeri nayoboraga, ndababwira ngo uyu munsi ndarizayininze. Uzi kuba tukava mu itorero, apotre ku cyumweru akaza batunguye nta n'umubizi, ngo murabizi mvuye mu itorero rya CRG, sinzi ikintu ngiye gukora. Mwahita muvuga ngo iki? Mwavuga ngo yasaze. Bavuga ngo apotre bite? Mwahita mwibaza ngo yasambanye, yibye, yatwesikorokaga. Buri wese creating inkuru. Haleluya. Ndabasezera, barambwira ngo uri ikigoryi. Nsezera muri business nari naratangiye business ya kabiri yitwa Bright Point Investors Limited. Haleluya. Iyo ngiyo nzikizakora amafaranga menshi. Nari mfite ama computer, mfite printing office. Mamagara umusore nari wari umukozi wanjye, ndamubwira ngo iyi business ndayiguhaye n'ibirimo byose. Arande baravuga ngo ibyo uvuga nibyo cyangwa sibyo. Ndambwira ngo ndabiguhaye. Arambwira ngo uzicuza boss. Ndabireka, nicara mu rugo. Nkazajya ku cyumweru njya mu Bugesera, nkazajya umva ndicara. Dore ikintu cyakurikiyeho rero. Muri uko kwicara, Umwuka Wera yambwiye kwicara, habaye ikintu gikomeye. Mara ukwezi mu nzu nasohoka ndi kwigaburira. I was feeding myself. Nari ndimo ndasoma Bibiliya, ndimo ndasenga. Nari ndimo ndabaza Imana icyo ngomba gukora. Nari ndimo ndabwira Imana igihe cyanjye ni ryari. Nari ndimo ndabwira Imana ubushake bwawe bugaragare muri jewe mbure. Nari ndabwira Imana, ndagenda ndicara, media iranyibagirwa, abantu baranyibagirwa, ministeri iranyibagirwa, umwaka wose urashira. None buri cyumweru nkajya kwigisha mu Bugesera mu miryango. Reka mabwire, naragiye mu giturage Derek, ubu ngubu turiyo, aho ngo Derek turi kumwe arahaze. Uyu niko yayize kuramya no guhimbaza Imana, ahita nawe nkurikira.
twajyaga mu baturage kwigisha do to do, wando nageze ku maga 1000 nirirwayo mita mva no mu ishuri kubera kwirirwayo nkirirwa nsinge ku ishuri. Kaminuza banyirukana ku ishuri inshure enye. None nabwira ubuhamya ukuntu pride gukubita ukabanza ugasubira inyuma Imana kugira ngo ikuzamure. Ubwibone icyo bugukorera. Ubwibone bwakuye Nebukadineza ku bwami bubujyana mu ishamba kurisha. Ubwibone bugukura ku ntebe y'icyubahiro bukagusangiza na za mayibobo. Ubwibone Imana yamarusha umutima wawe. Niyo mpamvu ikubwira ngo ushaka kuba munini aba umugaragu w'abandi. Ndagenda Imana ituma nsavinga abaturage nishimye. Reka mbabwiye nabaye yo seriezoma. Nago nabaye yo mwaka umwe. Imana yarongeye igira imyaka 2 n'igice. Ndabyibuka yewe nambaye ipantaro imwe. Derek ibyo mvuga sibyo. Ni my brother. Papa aranyirukana. Naye mfite ikoboyi imwe nirirwagamo kuva imyaka 3. Ndagenda Kigali iranyibagirwa. Ndagenda inshuti ziranyibagirwa. Ndagenda famiye yanjye iranyibagirwa. Umunsi wo kurangiza icyo gihano, reka nyite si gihano cyo gutegurwa, petit frère yanguri ikote ngiye gura na minister wa education, nanga kuryambara mbona ritambereye, mbona ari too much to be true. Ni byiza cyane uwo mwenda nabonaga ari mwiza cyane. Ni nko gufata umuntu icyaro cyano cyitwa ngo iki cyanyuma, icyaro village ya nyuma hano, uwo muturage ukahita umuzana ukahita umwambika nkuko apotre yambitse, yatangira kugenda gutya ngo kuko naga bimenyere. Kurikira ndangije iyo myaka 2 n'igice nakoraga iki. Imana yari imiracura umutima wanjye ingira hambo. Imana yari imiracura umutima wanjye inkura w'icyubahiro yigaragare. Imana iragenda iranyigisha ihindura mindset yanjye, imitekerereze yanjye, uburyo nakubonagamo umurimo w'Imana, uburyo nangira gutekereza as a kingdom son, not haleluya. Nangira gutekereza nk'uko ubwami bw'Imana butekereza. Nangira kugenda nk'uko ubwami bw'Imana bureba. Nangira guhindura. Imana icura uko natekerezaga, nuko nirebaga, nuko nagendaga, nuko natekerezaga. Irancura inkuramo cya kintu cyose cyitwa pride, kwishira hejuru. Kurikira bwira mugenzi wawe ngiye gukerereje iragutegera. Nayi nakerere mashuri, sinzi impamvu ndimo ndavuga iyi nkuru kuko nago yari iri simbize, reka nyivuge irangire. Nayi nakerere mashuri, uyarangiza kaminuza mbere yanjye ni petit frère. Undi umurikira yigaga hanze aragaruka, papa araza arandeba. Nari meze nk'umwana w'ikirara, n'umwana icyangazi imbere ya famiye yanjye n'abantu. Igihe kiragera umwuka arambwira ngo sinzi ukunibutse ijwi rirambwira Bosco, ugomba kwiga, ugomba kurongora, ugomba no gukora business kwiteza imbere ukazaba umugabo. Nsanga ndi mu baturage nabwirije abantu bagira 1000. Kubabwiriza mvuga nagaruka ubuhagara imbere y'abantu benshi, oya najyaga kuri buri rugo. Natorero nashizeyo, nakundaga abaturage gusa. Igihe kigeze Imana irambwiye ngo ndataha. Ngeze imbere ya papa wanjye umbyara, arandeba abona ukuntu nsa, ambwira ijambo ryo mu Gifaransa. Papa yarazi Igifaransa n'icyongereza, arambwira ngo je regrette pour vous. Ndamureba ndambwira ngo I'm back. Arambwira ngo nta mashuri ufite, nta kintu ufite, je regrette pour vous, wakimara we icara hariya. Hari mu 2014. Mwuka yitambwira ngo ariko Mana ko maze igihe nabaye demode, meze nk'aba villageois kandi ndi umunyamugi. Imana irambwira ngo
ngaho injira muri icyo cyumba umare mu kwezi. Ariko mana, ninjira mu cyumba ndimo ndabwira dreams to destiny, ndavuga ngo mana ninjiye hano ndahava umaye vision y'imyaka 40 yanjye, nutayima unyice n'ubundi ntacyo maze. Ndabyibuka Deri karabizi, mama ninjira mu cyumba naragamo nkasoma Bibiliya nkasenga, nkasoma Bibiliya nkasenga, nkasoma Bibiliya. Uko ndimo ndasoma mama kinjira ko ngo, uko ndimo ndasoma Bibiliya papa nawe akaza ngo, uko ndimo ndasoma Bibiliya ngo, uko ndimo ndabyibuka. Haleluya. Ijoro rya nyuma, vuga ngo ijoro rimwe, bwira mugenzi wanjye ijoro rimwe. Ijoro rimwe mama arinjira arambwira uzimarira iki? Mwuka wera itazamuka muri gihe. Haleluya. Arambwira ngo igihe cyo gushira amanga kirageze. Ako kanya itazi ijambo muri Bibiliya ari muri Yesaya 50:7. Ndamubwira, ndamutumbira, ndamureba amaso, ndamubwira mama, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Niba narakoreye Imana izigaragaza mu buzima bwanjye. Iryo joro ndasinzira, vuga ngo arasinzira. Ndabyibuka nijoro marayika araza mu nzozi, arambwira ngo my son, I'm going to give you the hidden treasure. Ngiye kuguhereza ubutunzi buhishwe. Ndavuga ngo hey mana, usubiye kuri yewe ngiye gukora amadiru ya gold na zahabu. Niko nahise mbyumva, kuko ubutunzi bwishwe itawumva ko ari gold na zahabu kuzigurisha. Ndavuga mana, ugiye kubima? Nahombye. Nigeze kubikora ahubwo mbere ndahomba. Ijwi irambwira no, ibintu bihishwe mu butaka ni ibintu biri simple. Ni ukuvanga umucanga na sima, ni ukubaka, ni constructing, ni equip, ni ukubaka. Utubaka amazu ahubwo wubaka amago. Hari itandukaniro ry'inzu n'urugo. Urugo ni umugore n'umugabo n'abana, inzu ni building. Imana irambwira ngo ndaguhaye power zo kubaka imitima ndetse n'amazu. Ndavuga okay mana, story nagira arangira. Iyi story kwitwaye ikigisho cyose, ariko naki ishobora gufasha umuntu umwe hano. Ni Mwuka wera urimo urabikora. Ndangije ikintu cyabaye, ndakomeza itimbwira nanone akanya, nari ndimo ni mu kigani. Mwuka wera itambwira ngo nanone ngo I'm the God who teach you how to create wealth. Ngo ni Imana ikwigisha uko bakora amafaranga. Ndavuga wow, ni cyanditswe kiri mu gutegekwa kwa 2:28 iyo isomye. Ndavuga wow man, amafaranga wow. Irongera irambwira ngo business n'umuhamagaro ngiye kuguha na mwana w'umuntu uzawutwara. Jewe Imana data, Imana umwana, n'Imana Mwuka wera nibo bazagukorera. What? Itumbwira ngo genda ufungure business na NGO. Fungura business yitwa Trinitas Group Limited. Apotre Raizi niyo yaturutse na Trinitas Community Organization, ari wo muryango ufasha abantu. Uyu munsi wa none reka mbabwire, Imana bya bintu byose yambwiye ubu akanwa kamvumye niko ko ari kumesha umugisha. Babaturage nagiye narabubakiye uyu munsi wa none uhageye apotre, nubatse umujyi mu cyaro. Nabahaye umuriro, mbahereza amazi, mbahereza community center. Turi gufasha imiryango igera muri 750, abana babo n'ababyeyi babo n'abagabo baho. Kubera iki ni Imana yamereye umugisha aho hantu. Irambwira ngo subirayo uwahindure. Mu 2017 nasubiyeyo nk'umwami as a king. Shatse kuvuga iki? Pride ari ikintu nshaka kubabwira.
iyo imana itumye utsindwa test ya mbere, iyo utsinzwe iya mbere igwa chance ya kabiri. Yosefu amaze gutsindwa no kwishira hejuru, hari ikintu cyabaye. Imana mwinjije muri test ya kabiri, imujyana muri test twita, iyo ukomeze gusoma icyanditswe imugira irangije biratubwira ngo nuko papa we aramubwira ngo gemurira bakuru bawe. Umva ikintu cyabaye, agenda yambaye ngo wa mwambaro banga, agenda yambaye wa mwambaro kwishira hejuru. Haleluya. Avuga ngo yewe murabizi nawe wambaye kakagweto keza n'akakabutura keza n'akakisinza kariko ukaca muri Bujumbura ukavuga bose bari kundeba, nawe ukwitayeho. Wari wava hano wambaye neza ukagira ngo wemeje, kano karitse yitwa ngo iki, hano bahita ngo iki, mu Busanga. Ukavuga ngo mu Busanga ndi uwa mbere, wagera mu Irohero ugasanga hari undi wambaye birenze ibyawe, ukatuvuga yo mbaye demode. Bwira mugenzi we ngabo gusumba bazahoraho. Mubwire ngo life is not competition, is completing each other. Stop living a life of competition, live a life of completing others. Mureke kuba ubuzima bwo kurushanwa, ba ubuzima bwo gufasha abandi. Birangije Yosefu agenda yambaye wa mwambaro. Umva ikintu cya kabiri cyamutsinze, baravuga ye tiparaje tumushire mu cyobo. Ahura na test, ikigeragezo cyo gushirwa muri pit test, aricyo ikigeragezo cyo mu mwobo, mu kinogo, bamushira mu kinogo. Iyo ni iya mbere, cyari ikigeragezo cyo kwishira hejuru, ariyo pride test. Ahura n'ikigeragezo cya kabiri cya pit test, aricyo mu kinogo. Mbakurikira, amaze kugera mu kinogo, hari abantu bicaye hano ubuzima bwabo buri mu kinogo. Hari abantu bicaye hano bacanzwe, batazi aho bahera, ntago bari kuri zero, bari muri -0, munsi ya zero. Arareba aho yatangirira akabona ntago byakunda, arareba umuryango we akabona nta cyerekezo, arareba inshuti ye akabona ntacyo yamufasha, arareba bakorana akabona nta kintu wamufasha, arareba imbere agashobora n'ibishoboka, iwabo n'ibishoboka, inshuti ziramuvuma, arasanga ubuzima bwe agasanga buri mu mwobo. Yajugunywemo n'abavandimwe, yajugunywemo n'inshuti, yajugunywemo n'ibihe, yajugunywemo n'ikosa yakoze, yajugunywemo n'imiryango, yajugunywemo n'abo bakorana, uri mu mwobo. Ni gute bava mu mwobo? Yosefu amaze kugera mu mwobo, yashizwemo n'abantu. Dore ikintu cyabaye, biratubwira ngo nana hamwe Yosefu yavuze ngo ni bakuru banjye banshizemo. Yosefu yarakeketse. Iyo uri mu mwobo, bwira mugenzi wawe urakekeka. Bwira mugenzi wawe ngo ceceka. Hora, rekera gushira amakosa ku bandi. Abantu bamwe iyo bari mu mwobo, dore icyo bakora, uyu mwobo ndimo na Apotre Kevin warunshizemo, uyu mwobo ndimo ni mama winshizemo, uyu iki kinogo ndimo ni papa wawe kinshizemo, ibi ingaruka mfite n'ababyeyi bawe. Stop complaining. Hagarika, ceceka, wishira amakosa ku bandi bawe. No, ceceka, Imana irimo iragutestinga. Ahita atsinda ikigeragezo cyo mu mwobo, avamo nta wundi ubivuze. Mwibuke ko Yosefu ari mu nzira imuganisha mu kwerekanwa. Haleluya.
yarari mu nzira, yarari marava iwabo ajya ibwami, ariko inzira imujyanisha ibwami nta kaburimbo irimo. Inzira imuganisha ibwami harimo dodani, inzira imuganisha ibwami harimo kuvugwa, inzira imuganisha ibwami harimo gusakuza, inzira imuganisha ibwami harimo gucika intege, inzira imuganisha ibwami harimo gutukwa. Ndagiye nkubwire nawe, inzira ikuganisha ku masezerano, bazakwanga, bazagutuka, bazakuvuga, bazakwanga, ariko ndakubwira ngo komeza, yatangije umurimo muri wowe, niyo kwizerwa izabisoza. Halala. Birangije araceceka. Imana ibonye acecetse iramubwira ntacyo, reka ngwe lift, imwongeza imbere, ntiyarazi yagiye. Reka nkubwire, Imana inzira ituganisha mu kwerekanwa ntabwo Imana itubwira ko tuzerekanwa, itubwira ko tuzakomera, itubwira ko tuzaba ibintu runaka, ariko ikintu itajya iduhereza ni ukuduhereza uko bizagenda. Ikakubwira ngo uzarongorwa, wasenga ukumva ngo umugabo mwiza, wamureba mu itorero ukamubura, ukavuga Mana warabimbwiye ariko azava he? Imana ikakubwira ngo nzakugira umuntu ukomeye, wakwireba ugasanga muri famiye y'iwanyu nta wize igifaransa, nta wize icyongereza, nawe ishuri wizemo ni école primaire do, ntabwo ari école internationale do, ni école primaire do, n'igifaransa bavuga kiracuramye, ukavuga Mana ni gute ngiye nzakomera? Reka nkubwire, mu busa bwawe Imana izahinduramo ikintu. Imana ikoresha ibinyantege nke kugira ngo isuzuguze ibinyembaraga. Imana ntago bisaba kugira ngo wige muri école internationale, ntago bisaba kugira ngo wige amashuri, ntago bisaba. Imana ifata ubusa ikagukuramo ikintu, ifata abantu badafite icyerekezo ikabahereza icyerekezo, ifata abantu badafite amateka ikabahereza amateka. Ni Imana ishobora byose. Hallelujah. Pit test. Mukundwa, niba uri hano washiraga ibibazo byawe ku bantu, rekeraho. Rekeraho gucira urubanza ababyeyi bakubyaye. Rekera gushira urubanza igihugu cy'u Burundi. Uyu muhungu yavuze ijambo rikomeye, yitwa nde uyu mwiganye? Bibiliya. Reka mabwire, ubuzima bwawe, icyerekezo cyawe, uzaba wiwe nibiri muri Canada, ntago biri muri Amerika, ntago biri mu Budage, ntago biri biri mu Burundi. Imana yakugize umurundi, ntago yibeshe. Aho yaguteye wakura, wakomera, wabigeraho, wagenda, wabumugisha. Rekera gutekereza ku buzima bwawe muri Canada. Nagiye isi ngenda isi, nashatse kujya muri Amerika mu 2010, mu 2008 nangiza secondaire, nari mfite isezerano. Imana isezerano, vuga ngo isezerano ariko bino bintu by'imva, ibintu byo kugaragazwa. Imana yaramye ngo uzagaragazwa. Nanjye nawe okay, niba nzagaragazwa ngomba kwiga muri Amerika. Ati ngo yego nta kibazo. Ndasenga, Imana irabimbwira neza, araza turaganira, Mwuka Wera na yego uzajya muri Amerika kandi uziga ubone gukomera. Kuko numvaga ko ntago wakomera warize muri école primaire do. Ndangije mitangiye kwa applyinga visa abanyamerika, ndambara ikote, haleluya, havuga ngo amina. Njya kuri interview, umwana w'Imana nasenze, ndi mu masengesho, ndi muri seke kabisa, haleluya. Nanga passport, consular andeba ngo try next time. Ndavuga ejo nza, next time means tomorrow. Yego ndagenda ndagaruka ejo tomorrow, ndagaruka. Arandeba ngo no, try next time. Barayinyima nanone. Ndavuga tomorrow, tomorrow I will come tomorrow. That's tomorrow. Mbikora inshuro zirindwi. Yes, njyashika intege. No. Banyima visa,
umunsi wa nyuma ikintu nakoze navuze ngo menya ndimo ndasenga nabi reka mpindure uko nasengaga. Iyo ufite isezerano mfite na buruse ya Amerika, bagenzi banjye 5 twari kujyana 4 babaha visa giye barayinyima. Ndavuga Mana menya nasenze nabi, ngomba gusenga ncuramye nkuko Eliya yasenze. Ndagenda iryo joro mva ku gitanda shira umutwe mu maguru gusha kuko niko Eliya yasenze. Umva nkushiramo ndamagara baba nono ndaruha ijwi rirambwe ngo nono ryama ubikinda ryama kuri sima baba nsenga kuva saa 3 za nijoro kugera saa 11 akanyoni kavuze ngo twin na ifite appointment ya saa 2 nagiye saa 1 nta muntu navugishije. Nari ku murongo muri ambassade mvuga mu ndimi lobo saka babazendere babo na pepalaba zose nzisengera Mana zikoreho passport nkayireba. Nareba muri passport ngabona visa abanyamerika, nareba ubuzima nkabona ndi muri Amerika, nararaga muri Amerika nkirwa muri Amerika kandi ndi mu Rwanda nkagenda ngo inzozi vuga nk'inzozi ziragerageza. Kurikira ngera imbere ya consular mu passport ndi kuvuga la bosaka ya bota baba favor yawe arandeba amaso gute aravuga ngo Bosco are you back? Ndamwe nagarutse baba muka wera kora. Njya kuva mu rugo mu gitondo nararyamye ndasinzira, marayika araza arambwira ngo let my will be done. Ngo reka ubushake bwanjye bukorwa. Ngira ngo ubushake bwe ni muri Amerika, ndavuga Imana yabikoze ngiye mfite n'ikimenyetso. Konsula arandeba niba ndabwira ukuntu isezerano ririmo kugerageza abantu bakiri bato hano kugira ngo mugaragazwe muri kwirwanirira. Niwirwanirira uzagaragazwa igihe kitageze. Nugaragazwa igihe kitageze niko gupfa kwawe. Bari bakwara urudahiye iyo urakona, wari warya ibiyo byakonye. Bakobwa bari hano, bahungu bari hano, ba papa bari hano na ba mama, ndabasabira nimuzakone, nimupfube. Wari warya ibiyo byapfubye yeba ba mama bari hano, niyo bisubije ku nkono kuziko nibisha. Hari abantu batarasha ariko Imana igiye gutuma bongera gusha ko ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Kurikira mu kuvuga mu ndimi nabonye indogobe ivuga, nabonye konsula avugishwa n'Imana. Arandeba nanjye ndamureba, shiza amanga umuvuga butumwa ukiri muto ufite amavuta. Ndavuga ngo visa arayimpaye. Arandeba ndamureba gutya, ndamutumbira gutya ko baravuga ngo yitarebe umuntu mu maso muri ambassade y'Abanyamerika nibaguha visa bongo. Ntago ari byo. Arambwira ngo Bosco iyo nkurebye mu maso mbona ukwiye kwiga mu Rwanda. Ansubiza passport. Ako kanya mukahita mbwira ubwo ni bwo bushake bwanjye. Mitana ushaka kumbaza se byaje kugenda bite ko ari 2008 inkuru ubuzigeze? Nago Amerika nayisanze gusa, Amerika yansanze mu Rwanda. Izanzozi apotre avuga ndi muntu kigewe ubwira kaminuza yo muri Amerika ngizikorere mu Rwanda. Who am I? I'm not a doctor by profession. Na masters mfite only undergraduate. Ngasabira igihugu ishuri bakakiba. Zanzozi zaje kuba impamo nabigize mu ruhare. Pit test. Ikindi cyabaye pit test irangiye, Imana izana indi test imujyana mu cyo bita palace test. Palace imujyana muri palace. Yavuye mu mwobo ajya ibwami, agira nk'inzozi zirageze. Reka nkwiye kujya ibwami gukora kubukoropa cyangwa uri secretary wa minister nibikugira minister. Nimuzashukwe ukoropa uvuga ngo ngiye nzagusimbura, baragushira muri prison.
Imana dore mbere yuko kugira umwami ikujyana ibwami ugakoropa. Twebwe tuziko tuzava hano ku Musaga ngo tujya muri presidency nibikunda izabanza kugira umusekirite muri presidency. Uzimamvu y'ubusekirite ubona ukuntu umwami yinjira, ubona ukuntu bamufungurira, ubona ukuntu iyo yicaye ku ntebe arya, kugira ngo nuba umwami utazakora amakosa. Twebwe aragira ngo ahita hinduka Apostle Keve. Apostle Keve akubwiye ibibazo yanyuzemo, wabanje ukabinyuramo nawe ukaba Apostle Keve. Turashaka kugera ku by'Imana ariko inzira ndushaka kuzinyura. Mu by'Imana narakurusizi bawo. Imana ifite igihe. Umva, Imana twebwe tuba mu gihe ariko Imana ifite igihe. Yo abantu bari hano ngo yewe akazi kanjye ngo ndi secretary wa ministry. Iyo uzi akazi abasekretari ba ministry bari hano cyangwa bakora muri presidence cyangwa ministry cyangwa bacuruzi, ukabura umugaragu w'umucuruzi, ukora uri accountant, we uri umucuruzi ukomeye ukora muri petroli, uzi ikintu ugomba gukora wowe, observe, reba. Niba sambana uvuge ngo nanjye n'inkomera sinzasambana. Niba yiba ntuzibe. Imana ibikurungurukije. Ubu ugize amahirwe ukaba umukozi wo kwa Apotre Keve, uzishima Imana ikubwiye reka ngugire umukozi wo kwa Apotre Keve kugira ubone ukuntu abapotre babaho, kugira nuba apotre amakosa yakoze utazakora. Twebwe icyo dushaka, urashaka kubyukuri apotre yo utazi uko bagenda, uko bavuga, uko birirwa, uko barara, ukagira ngo kuba apotre ni ukuba ikintu. Kuba minister nibigukuraho kurya nk'abandi. Kuba ikintu nibigukuraho kuba umuntu. Imana irashaka kubanza ukaba umuntu mbere yo kuba ikintu. Mwandika abantu bandika n'amakaramu, mwandike izi test turi kuri test ya gatatu ya kane, ageze muri Paras yahuye n'ikibazo cya purity test. Purity test mu Kirundi babyita ngo iki? Kwezwa ko muka Potifara imboga zibona Mana, waje nkagwa gaturu kamwe tukabikora bikaryoha. Yo ageze ibwami ashaka gusambana, ye baba we arareba bwera. Uzi kuntu muka Potifara yari mwiza, umwami Kamemu ntiyagira umugore mubi. Abwira ka Yosefu ngo aje tukabyaranza kubyaba bindi. Yo umuhungu aramuramwe, iyi nayo ni test reka nyihunga. Mu gihe twebwe imboga zibona abana, reka nimbikora nawe ndaba umwami. Iyo urapfuye. Purity test. Gusambana na boss wawe nibikugira umuboss. Gusambana na minister nibikugira minister. Ahubwo kwanga gusambana nawe nibyo bizakugira minister. Kwanga kuryamana na muka Potifare byahinduye Potifare kumugaragu wa Yosefu. Ikindi amaze kuva muri purity test yinjira muri prison test. Prison test ajya mu buroko, banshize mu buroko, narafunzwe jewe. Muri iyo fire yanjye nayinzi ko nzaho umuntu ukomeye, njya kwaka kazi muri UN, vuga ngo UN, United Nation, ngo nzaba umukire niko navugaga. Nandikira country data tanze nyiri umwana mfite imyaka mu 2009. Haraza ngo ngwino ukore interview, ndagenda ngeze mu cyumba abarokore. Umva ubwenge, tugomba kugira ubwenge. Ndanye ngeze mu cyumba cya interview harimo amakamera sinari mbizi, njya munsi ya meza gutogota. Rabasaka ya mama no muri kamera bakabona umutipe ari munsi ya meza ari marasenga, aravuga ni bigerenade. Ye baba we ye natogota mamagara Kristo, namubwira Kristo manuka ndarimena gute ndarira. Kumbe kamera zose ziri kuri je simbizi. Aba kontrolaga kamera aravuga ngo baba turapfuye. Umuntu ari marako nubwa mbere tubonye umuntu mu biro uri muratega ibombe munsi. Ye baba we mutabare polisi. Vuga ngo inzozi ziragerageza.
Yesu we, mise nicara. Uza abantu binjiye, hinjiye abantu bafite ibitwe, ibinyenyeri by'inshanga. Umukuru w'ingabo n'abapolisi nk'abandi binjiye bafite n'imbunda ngo we peti uri murakora iki hano? Ati ngo ye naje muri interview. Noneho mpita mbasuzuma nawe mwicare namwe ngira ngo n'abantu baje gutegereza. Wapi barambwira ngo dukurikire. Nabwo munjyanye he? Bavuga ngo dukurikire nta kibazo. Nabwo nta hantu ngiye kuri interview amasaha atamfata. Ndi inosa baravuga ngo ya dukurikire banjyana gute muri gereza ngo pa. Ngeze muri gereza do ikintu nakoze vuga ngo prison test. Mindura gereza itorero. Ntangira kuvuga ubutumwa. Wowe bakwishize muri gereza uzavuga iki? Abandi bagiramo ngo uyu muntu wamfungishije jewe nzamugirayo niba ari n'umurozi nzabumuha kandi ubwo umurokore urapfuye. Change the mindset and attitude. Uburyo ubonamo ibintu. Every problem it's an opportunity. Buri kibazo no opportunity kuri wowe. Ndangije bamfunza amasaha 8 meza paparaza na sister wanjye nabo bari abantu bacisa nkaho bagerageza baraza bansoye muri gereza nsohoka ndimo ndaseka. Barambwira ngo kubera icyo uri hano ndabwira ngo ntabyo nzi. Baramfungura barambwira ngo uwo muntu wamfungishije ngo nzamurege. Ndabwira ngo no, ahubwo ugende umubwire ngo nanjye nzafungura UN yanjye. Ubwo butumwa narabwanditse. Ubu sister arambwira ntago uzafungura UN yawe, uzafungura NGO yawe. Sinyifite sekeve. Bamwe baravuga ngo imani yindinde uzayijyamo. Ikindi arangije test yahuye nayo yindi amaze kugera muri prison. Urabizi ko avuze ubutumwa muri prison ahura n'ikibazo cyitwa ngo prophet test. Na hanu tubona Yosefu yihanurira, yahanuriraga abandi. Iyo turi mu bibazo duhanurira abandi. Abo yahanuriye nibo bamubereye inzira. Amaze kuyivamo prophet test ntago ndi buvuge cyane, yinjira mu cyo bita power test. Arika urabona ko ni ibibazo biri kugenda bimusunika kugira ngo ajye muri manifestation. Haleluya. Murabibona biramusunika gake bimukurayo bimujyana. Yagiye muri parasagira ngagezeyo ajya muri gereza. Umva ujya gusimbuka aramaze agasubira inyuma, agaruka noneho yinjira kuri power. Ajya kuri power kuko yaramaze kubona uko ubwami bukora. Ariko ikintu cyamushize kuri power reka nyibabwire mucyandike hasi. When God gives you dreams, he gives you gifts. Impano. Imana iguha inzozi indoto iguhereza ingabire. Niba nta ngabire ufite ntago wakinjira muri destiny yawe. Niba nta ngabire ufite ntago uzerekanwa. Niba nta ngabire ufite ntituzakumenya. Ingabire y'umuntu imukingurira amayira igatuma yicara n'abakomeye. Ikindi amaze kwinjira muri power test yinjira mu cyo bita prosperity test. Arakira. Uzi ikintu kimbabaza? Umuntu aca muri ibyo bintu byose yamara kubona amahera nagaruke mu rusengero. Ku cyumwera akaba ngo naraye mu kiyeri sha ni kiyeri. Amafaranga ni menshi. Ko amafaranga iyo uyafite avuga icyongereza n'igifaransa. Ngiye mfite amahera hano 10,000 by'amarundi. Aya ukuba ari hano ari kumbwira wansohoye. Uzi impamvu? Amafaranga iyo uyafite aravuga. Reka nkubwire amafaranga nakavuge cyane kurusha ijwi ry'Imana muri wowe. Ikindi cya 9 amaze kugira imbaraga yinjiye muri pardon test yo kubabarira.
Imana imuzanira bene wabo bamugambaniye, bamuhemukiye, bamwishe imbere, vuga ngo irabamugabiza. Numara gukomera, Imana ikagukabiza abantu baguhemukiye, uzabababarira cyangwa uzabahemukira? Apotre, uzagende wigisha icyo kintu, pardon test, uvuge uzibereke amagambo yavuzwe na Yosefu amaze guhura na bene se. Hari ijambo yavuze inshuro 3 ngo ibyo mwankoreraga byose ngo ni Imana yabibateye, ngo ni Imana yabitumye, ngo ni Imana. Ubuzima urimo, ibyo urimo uracamo, Imana irabizi. Icyanyuma cya 10 ni purpose test. Yinjira mu cyo bita kugaragazwa, yinjira mu kugaragazwa ku mwami yose arabirangiza. Imana imukorera ikintu kidasanzwe. Tujya gusoza, turasoreza muri Samuel ahandi twasomye. Ikintu nashaka kubabwira ku ijoro, buri ijoro ibyo bintu byose 10 kuri Yosefu ryari ijoro. Byari ijoro. Hari igihe hari abantu muri Bibiliya bahuye n'ijoro. Imana Yesu ahura n'umugabo witwa Bartolomayo. Amaze guhura na Yesu, kuri Bartolomayo, kuri we hari ijoro, ko atarebaga ku bantu, hari amanywa. Yesu arangije ahumura Bartolomayo, arareba, kuri we ryari ijoro, ahita abona amanywa. Yesu yongera guhura n'undi muntu, yongera guhura nanone n'undi muntu muri Bibiliya, ahura na Lazaro. Kuri Lazaro imbere hari ijoro, Imana iramubyutsa, arongera arabona. Najya nkubwire mu buzima bwawe, waba wishaye hano, ariko uyu munsi wa none hari ijoro mu buzima bwawe, hari ijoro mu mikorere yawe, hari ijoro muri business yawe, hari ijoro muri famiye yawe, hari ijoro muri mashuri yawe, hari ijoro mu buzima bwawe. Abandi barishimye ariko urijimye, abandi bararimba ariko ntago waririmba, kubera ko muri wowe urumva ari ijoro kuri wowe. Yesu iki gitondo iri joro kugenderere, mukayimana kugenderere, ahindura ibyananiranye abikore, ahindura ubuzima bwawe bikoreke, ibidakoreka bikoreke mu izina rya Yesu. Reka mbabwire uyu munsi wa none, nubwo ndimo ndabivuga, hari abantu bari kuva mu ijoro, abandi barijyamo, hari abantu bari kuva mu mwijima, abandi bawujyamo, ariko Imana iraduhamagarira kugira ngo umucyo wayo wongere kugaragara mu buzima bwacu, kugira ngo tubashe kugaragazwa muri uyu mwaka. Ndahanurira umukobwa uri hano, ndahanurira umuhungu uri hano, ndahanurira umupapa uri hano, ndahamagarira umumama uri hano, kugira ngo ijoro mu buzima bwawe rihinduke umucyo, wongere urote, wongere ugaragare, wongere bakubone, wongere uyikorere, wongere utsinde. Birashoboka ko uyu munsi wari umeze nka Yosefu, urimo uraca mu bibazo bitandukanye, bagushize mu mwobo, bagushize mu buroko, barakubuze, ibi bintu byose 10 navuze byakugezeho. Ariko ndajya nkubwire, we are serving a God of second chance. Ni Imana amahirwe ya kabiri. Nabona ikiganza cy'Imana kigendagenda kibahereza amahirwe ya kabiri, amahirwe ya kabiri mu mashuri, amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe, amahirwe ya kabiri mu muryango, amahirwe ya kabiri mu murimo w'Imana.